kanumbe oya nyumva nubwo bizi ibyo rukundo nkukunda ireka mbikwibutse baju adutaza byibagirwa mu magana yose yabeza bose nawakuza imbere nyaminga urabahiga nakuvaho nkajya he you so beautiful I don't wanna grow with you so beautiful I swear to God I always be there for you all my life I need you right by my side aho kugira ngo nkubabaze natirimana amababa nkakuzanira inyenyeri kukugira mu buzima nako bisa urenze iby'agaciro byose nkeneye I feel like a modern tree you deserve much love I love egera hino nkubitse ibanga you are the queen of the queen nzimiriza karido you are the queen of the queen nzimiriza karido system nimbere ngwino nkugotomere nkora ko kazi kade niyo ndirimbo urumva nago ngusuze kandi mwifuriza ibihe byiza ukurikiye Inendawuti TV show undi munsi nanone burongeye burakeye turagarutse uyu munsi tukaba turi kumwe n'umwe mu banyempano ariko akaba afite n'umwihariko wo gusa nk'umuntu twabuze kabisa akaba amudukumbuza nubwo yageze ikirenge muke nawe birimo fresh bamwita niyo mpano rero no upcoming artist upcoming kabisa no upcoming artist ariko birimo neza kabisa congratulations hagati aho nabonye treasure ibihumbi 109 buriya ni hit ya danje kabisa kuri kwimana kabisa ni ibintu bya danje bamya ko hit ubundi habanza guhitinga 1k bikamara igihe ukagira 1k ugahita none utangira gutagetinga ibihumbi 100 kuri songs urumva ko ni ibintu bya danje kabisa kuri ni ibintu bya danje kuko nasohoye treasure mvuga ni ndishakira ibihumbi 30 ibyo nashakaga ariko mbona ibigize ku munsi mbona umunsi ikubita iminsi birije 50 kuko nyine nago ni muvumo idasanzwe ku upcoming idasanzwe ku upcoming kubera yuko twese nyine tuvuga tuti se bizareba reka man itara rivuyeho ane ndabirenda isi kutubona twese reka ngusuze kandi mwifuriza ibihe byiza ukurikiye Inendawuti TV show undi munsi urakeye nanone indi mpano muri studio uyu munsi nkaba namanuye wa muhungu bavuga ko asa nka Buravani ngo ni Buravani from Kiko abirabiru ntabwo bikubabaza man ntabwo bingoze kubera yuko abantu bavuga ibyo bashaka gusa ariko gusa ntago gusa nka Buravani ariko kazi kawe nawe ni umuhanzi unameze neza numwe mu upcoming artist dufite bazima nabonye Mideli Rwanda arimo gushyiraho wowe na Chibu na Kennedy Winnie na uyu mutipe waririmbanye na Legion Pama na Pama yabikoze soko ko nayibonye yarabikoze kuri page ye ya Instagram yarabikoze mbona mbona ufite amajwi ya danje kabisa mbona ufite nk'abantu benshi bagutoye ndaza kureba ahubwo ntabwo ntabimenye hagati aho ngaho afite single track yawe ni imwe niko wahoze umbwira ni treasure inahagaze neza ifite ibihumbi 109 birengaho urumva ko ni imibare mizima kabisa niyo single ya mbere nari nsohoye none se ariya makorabo yabaga ari ay'abandi bantu ntabwo yabaga ari ayawe kubera kubona n'iki n'ibiceri wasangaga nkorana n'abapeti ugasanga barambwiye amaye collabo nkakora muri ubwo buryo ariko aho naze kubona ndawe yatireka none nanjye nkore single yanjye ngo indirimbo yanjye ni ntabwo kari ya mbere yanjye kubera karabagara amakorabo ngira Imana biranakunda mbona barakayebye kabisa okay uyu munsi ndagira ngo utumare amatsiko noneho kuri treasure udukubitireho kabisa all my life I need you right by my side
aho kugira ngo nkubabaze natirimana amababa nkakuzanira inyenyeri kukugira mu buzima nako bisa urenze iby'agaciro byose nkeneye I feel like I'm more than tree you deserve much love I love egera hino nkubitse ibanga nabaye stuck for your love yani iyo ngiyo yitwa Treasure kabisa ni fresh uretse kuba usa nka Buravan uzi ko muririmba kimwe man muririmba kimwe kabisa ako abaririmbyi benshi sibyo bura umurimbyi kubera kurimba turi tenoro ni usanga amajwi dufite namwe ushobora gusanga rero abantu baririmbye ijwi rimwe kubera ko bose ari n'abaririmbyi ugasanga hari ukuntu biri guhura ariko nkeka ko bidahurije na kwijana ni muri buri kariyeri buriya usanga abantu benshi uburyo bitewe n'inganzo n'ubundi uburyo bifata abantu usanga bajya guhuzamo kabisa Treasure ni idea yaje kuko nagiye muri studio nta napanze recording kabisa njya muri studio producer arambwira mfite zose anyumvisha beat zose numva kabisa kuko urabizi nka zira boro nsanzwe nkora zabaga ari z'urubyiruko ziguruka cyane ariko ndavuga ndashaka guhindura nyine nakoraga mu muziki ni single yanjye ndashaka gukora ikintu gitandukanye n'icyo abantu bari banzi nkakora boro tuje rukundo nkakora boro nyine abantu umuntu ukuze yakwisangamo umuryango wakwisangamo ndavuga ndabije nyine anyumvisha beat zose numva ntago ziri kumfata ariko tugiye gusohoka mu producer bagiye kuzimya imashini akina beat yarafite nyine agiye gukora kuri suri nyine iramujabuka ikora kuri beat biba parade akina beat ya Treasure ndavuga ati iyo beat wikuramo nawe siko nakumbi aravuga ati nje nahinze ko ndi gukumbisha beat nyine usanzwe ukora niyo mpamvu nakumbisha numva gutakora nyine injyana zimeze gutya tu ubwo ngubwo navuga ati iyi ngiyi ahubwo bari yuma Treasure ivuka gutya ufata beat imbere yo kwandika ubundi njye nabanza ngafata beat nkakora ibyo biti bishinwa sinzi niba wenda dukurikira bizi nigeze gusanga kwa Elvis babirimo ariko hari na video ya Melody ya Trend arimo gukora ibishinwa nawe njye mbizi ugomba nkoze igishinwa cya Treasure mita nangira kuyandikira nuko yavutse kabisa njye numvaga Treasure bitewe n'amagambo arimo ari nk'indirimbo wanditse ahubwo ukajya kuyihigira insuruma nyuma njye nagiye miga beat kubera ko nkunda gukorera muri studio nkunda kugenda nkabwira producer kama beat nkunda kwandikira mu rugo ubundi nkabikora muri studio kabisa umuproducer wayikozeho ni inde Treasure yakozwe kuri yatangiwe na producer Badest ari nawe wari wakozemo instrument muri izo beat muri iyo beat nyeya ariko iza gusozwa na Bobo Pro shimira Bobby kabisa Bobby yarambwiye ati nawe yarayatse nyine yarambwiye ati uri umuhanzi nyambona nyine imihanda bamaze kukumenya ikindi niyo umuntu wafashaga YB ngira ngo adukurikiye barabizi arambwira ati hari indirimbo zawe ujye ugira ndavuga ndazifite arambwira rero uze kuzana projet ebyiri twumve mbe nagusapotinga ubu hari indi project Bobby azagufasha yaranarangiye kabisa nyuma ya Treasure wadutaye musetreje ko biriya birabaye bani ibihumbi ushaka guhita wuzuza mfite indi ubwo ndagenda nkorera kuri Treasure gasohotse rero karyoshye kuri Bobby nyarunda abona ka bagakunze avuga ati noneho uzagarutse ke n'ubundi mukorere nongere mukorere ariko ubutaha nizera ko ibice bizabiri kugenda biboneka tugakora noneho ukajya uba watangira kunyishyura ariko ndamushimira ko kuri izi projet amaze kunsapotinga akazimfasha indi bora amaze kumfasha yitwa Signorita ni nayo ngiye gusohora mu minsi izaza ntago waduha kapera se cyabaye tubayitwa ntago naririmba ariko zagaruka hano kabisa tuyizanye n'ubundi uri umuntu wanjye bya hafi dukorana even no kuzuba twese kugutumiraho urumva ngo turakubita urumva rero nuko bayikoze Treasure yakozweho na Badest ariko isozwa na Bobo Pro hanyuma ku kijyanye no kuba nyine wirefera kuri grand frère wawe mu Buravan
Treasure haba harimo nka efe yo kuba wirefera kuri Buravan kubijyanye na Treasure. Kubera yuko umuntu n'abantu ifite comments zisaya gusanga 800 ariko usanga batabitandukanya cyane. Nyine uyiyumvisha urumva n'ubundi nawe yakoraga indirimbo wenda yaje guhindura nyuma akaba yakora gakondo iri moderne ariko nako n'ubundi niyo gakondo yabaga ari y'urukundo. Rero ugasanga turi kurimba amagambo asa nkaho nyine ari urukundo. Even n'uburyo amajwi agenda ritime ijwi rye ryabaga ririho wumva ko nawe muri Treasure umuntu akumvamo. Hari indirimbo watubwiye ko nyine wakoraga indirimbo zifite vibe zo hejuru. Gusa nge nkurikije Treasure kuko niyo yamaze kutujya mu mutwe deja kuko niyo yabaye hit byata. Ahubwo ni ibaze kuntu nkizo zitanagize ugasanga Treasure ari ya mbere yanjye. Niko bigenda iyi ndirimbo imwe ibaye hit izindi dusanga abazibagiwe nyine tu. Waduha akapera ku ndirimbo wakoze wumvaga nyine ifite vibe bya dani muri ariya makorabo wagiye ukora. Ngenza abantu benshi mwagiye mukorana amakorabo nzi babiri babari ahubwo hari indirimbo mfite mvuga ko ntasohora nayo yari ikivibe. You are the queen of the queen nzimiriza karido ya you are the queen of the queen nzimiriza karido ya system nimbere ngwino ngugotomere nkora ko kazi kade. Iyo ndirimbo urumva nago urumva wafashe Buravan itumuvangamo na melody. Bafite nyine mwizo bazitugora ngo disturbing our neighbor ndabikoreshwa na dika sinkatiri by'amashisha cyangwa whisky na siga. Nyine urumva bamfite indirimbo nyinshi ziri vibe ariko ubundi gukora kuri ziriya nyine kora natangiye Treasure nibigenda bikunda nazo abana nzazibata nko kuri album. Oya nazo ziba zikeneye kuko na Garafrere Buravan nawe wabonaga ko anyuzamo akadutamo indirimbo iri vibe akongera tugara muri gakondo iri moderne ituje kugira ngo ubundi bufite abafana nyine b'imande zose sanga nyine kugira ngo bose bafate kabisa. Ku kijyanye na famille ya Burabyo hari umuntu waho wigeza ko approachinga ngo akubweho gute cyana gutya? Abantu twavuganye hari abantu twavuganye bo muri ariko twavuganye turi muri Twaje Fest. Namwe ati ni byiza barabantera courage namwe bati kabisa ni neza. Ejo nagiye no muri mu macano yarebye Treasure nsanga amacano menshi ari mu Rwanda menshi kabisa ari mu Rwanda ari hejuru nsanga ni yawa ibirimo nayo iri muri channel zasuye Treasure. Ndavugana ni byiza numva ndishimye kabisa. Ariko abo twavuganye bose bane haje kabisa. Na wigeze abikontaho ngo avuga ngo no kwiyitirira umuntu abo cyane ko iri baba baravuze nyine ntawe kireka bura nkiyo mvuga ko uriya nta wigeze kireka abaye atarabimbye ariko nta urambwira bati kabisa ibintu ukora ntago ari neza kuko banabimbye sinzi ntabihagarika gute sina ariko nyine nje ubundi nje ntago njya nitira vibe ahubwo ndi umuhanzi cyase ndi niyo mpano fana Buravan. Ahubwo wenda nta bandi kuzirase kari hari n'akantu nyine wenda hari akantu kakoze ku bantu nabonye hari abakobwa bagiye kuri warakabonye bagiye kumva ya vibe nyine ntabwo byanshimishije. Bagiye kwifotoreza kumva ya vibe oye bagiye kumubwira ngo twabonye ngo umuntu musango niki nyine ntabwo byanshimishije wenda ko numva nari kugakurura se fresh kandi nzi ko nanjye tukarebeho nako nzi kabisa. Nyine hari nyine ubusanga hari ibintu bakora nibwo byaba ari byiza ariko ukabona ntago bisa kandi rero niyo nkabona ntabwo nakabonye kandi nzi ko utuntu nyine turi trends zigutse kararebwe gafite 500 kuri TikTok. Brava tukuzaniye amakuru massage twabonye umuhungu musa aririmba nkawe yambara nkawe mva afite dread zisa n'izawe basi wasize ibigwi byiza tuzahora tukwibuka. Iyo video nayo bayimaye gutyo tu
ariko nyine nabonaga bidasa neza kujya akunda ariko nta nubwo ari ibintu bizima kabisa kuba wese ubibona nyine mbavuga ni basi bareke kujya nta nubwo ari ibintu bisa neza kabisa kujya kunuza ku gituro cy'umuntu rero naravuze ni se abantu bashobora kugira ngo nziranye wenda n'abana kandi simbazi rero abantu bashobora kugira ngo na gatwiko by'ibintu kuko njyewe nawe ati hatazagira n'undi muntu kabisa ubikora azajye bagende basura umuntu ni byiza ariko kujya kumvuga oya ntago ari ibintu bisa neza kabisa even barimo baranavuga ibintu biri sensitive ngo papa ngo yaramwihakanye ni ibintu nyine niyo byaba ari byo ntago ari story nyine bikenewe muri rubanda ahubwo ikibazo ni byo koko ni ikiganiro nakoze kwa Chitani kwa Yago nakoze nyine tuvuga kuri ibyo bintu urumva nyene barabikurikiranye bajya kubivugaho hariya ariko ntabwo mba nshaka kubigarukaho kabisa oya ntabwo ari story motive umuntu nta mpamvu yo kuyitindaho nanone even narwo ahubwo nagaruka nyekanye uko nuko ngewe ntabwo ndahura nawe ahubwo nuko bavuga nyine gutyo nuko babivuze gutya ariko nge ntabwo ndahura n'umubyeyi wanjye w'umugabo papa wawe ni hasora buri muntu wese nyine aba afite side life ye bitandukanye ni n'ubundi buzima ariko nanone iba ari experience buriya iyo umuntu buriya nukora cyane uzamumenya niba kiriho tu ariho ahubwo kuvuga ngo guhura ngo duhure tuganire n'iki guhura twahuyeho rimwe ariko nyine yacaho nanjye nshaho ntago nabyita kare nko kandi ari mu gihugu ari nahani Kigali ko numva ari oya tubisigiye dukomeza ni hatari reka twe kubitinda hanyuma mu ndirimbo za Grace Buravan ni yihe ukunda cyane burasikari zose ni nyinshi za Ibinkunda nyine iyo uri proud yo kuririmba njya mbona mu ma interview menshi ntabwo ugenda utabaririmbiye kuri ku ndirimbo ya Buravan ariko kanumbe oya nyumva nubwo bizi ibyo rukundo nkukunda reka mbikwibutse baju adutaza byibagirwa mu magana yose yabeza bose na wakuza imbere nyaminga urabahiga nakuvaho nkajya he you so beautiful I wanna grow with you so beautiful I swear to God I always be there for you ya mama eze mbwira ubona bishoboka oya mama nukuri sinabikora oya mama ntanabigerageje sinabishobora baby urumva ko nijwi rye mani urarikuruka mu mira fresh asa niyo wamenye ryari kusa nka Buravan namenye ko abantu batangira umuntu wambere bimbwiye 2018 asoye tuzi beo signora niyo ndimo ari yakoze ariko ngi ntago nari muzi icyo gihe ntago wari muzi byo ntago nari nzi ko umuhanzi nyine ahari umuntu arabimbwiye no kuvuga umenye ko usa nka Buravan mbere yuko umenya na Buravan ntabwo twigize ahubwo mbere ko menya ko we uwo muhanzi ahari ko umuntu wambere yabimbwiye nyine icyo 2018 urumva ntabwo nabaga ndi ku mboga numva imiziki ngo wari umupeti wibera mu rugo noneho nyine abarambye ati hari umuhanzi musa witwa Buravan ndavuga uwo muntu se nibwo bwa mbere nagiye kumushaka nyine afite iyo ndirimbo nsanga n'umujama wa Danje nsanga n'umuhanzi wa Danje ukora ibintu byiza nsanga aririmba indirimbo nziza nsanga afite indirimbo zanakunzwe cyo gihe yakoranye na Austin na Meddy ndavuga ni kabisa ahubwo umuhanzi n'uyu bitanangira kumukunda gutyo nangira kumukurikirana gutyo naho ngaho nahere nyine namumenye ari uko umuntu ambwiye ngo gutyo ari umuntu afitanye ako ngi simbibone ahubwo cyo gihe natangiye kumukurikirana kuko nabonaga ari umuhanzi ushona unarenze ntago natangiye kumubwira ngo kuko nago nayibonaga kabisa ubwo ikindi gihe byo nongeye kubyemera nakoze ikiganiro kwa Irene
mbere yuko nanone we umenya ko usa nka Buravan wakoze ikiganiro kwa Irene nakoze ikiganiro kwa Irene uzi ko ushobora kuba ukuze se ushobora kuba ukuze kabisa ntabwo nkuze ahubwo urumva ndavuga muri kariyeri wenda muri kariyeri urumva muri 2022 nahaye narabyutse urumva nari nzi ko mfite impano ariko umuntu wese wari ufite impano icyo gihe yabaga yifuza guhura na Irene nawe ati anyereka abantu ubwo ngubwo ndamwohereza aka voice note ndi kuririmba indirimbo yitwa Gatunda ka Afrique arambwira ati kuzi kuririmba sambwe ati uze kuza mu ikiganiro icyo gihe waririmbaga icyo gihe ngira ngo nabwo nta muziki yawe wari ufite icyo gihe nagira nk'umwana ufite impano naraganya no nango mufite nangoma nimwe ujya kuri platform ya MIE nango niwe muntu wamustinze bwa mbere kumva ankira kuri platform ye ahubwo mu kiganiro atana na Irene manza ntabyo yari yabonye atanambwira ngo ndumva ikiganiro cyane nanjye tutanaririmba indirimbo ya Buravan kumva ahubwo oya nago nanjye duhura bwa mbere nago nahise mbibona ko usa nka Buravan ahubwo cyagiye muri Twaje Fest nibwo nabonye amafoto ndavose uyu ni petit frère wa Buravan bakajya bavuga ngo yitwa ngo niyo mano mwumva izina mwumva ndarizi nyine Morgan niwe wahise ndabura arambwa ati wabonye wa mupeti twatumiye ko yabaye hit se ku mbuga none ubwo nkora ikiganiro urumva ahubwo twakoze ikiganiro YB amaze nk'iminsi mike yitabye Imana noneho amostinga nyine ubwo amaze iminsi mike yitabye Imana noneho muri 2022 noneho akibyo ntago byo twari turi kuvugaho nta nubwo mwana bibonaga ntabwo Irene yibanza atarabibonye ahubwo ikiganiro cyarasohotse muri comment cyora kusikereza zimaze nk'imyaka 2 muri comment bagenda babyandika noneho ndavuga siko bya bintu bikaze se nyine ubwo urumva umuntu umwe wari warabimbwiye abandi nyine babaga bimbwira ku ruhande nko twahura nyine ukabimbwira ariko ari bake umwe rero yabimbwiye 2018 22 nkusi kiganiro mbona comment nyinshi ziza ari zo ari byo ziri kwivugira gusa noneho nta n'indirimbo ye twaririmbye ubwo ngubwo ahubwo yago yambonye yago twisha bambonye kwa Irene wari wajya kwa Irene batamustinga no kwa yago nanjye nzi no nibwo umuntu asubiza umutwe inyuma ibaze ko ibyo byose bimaze kuba nibwo nibutse ko yago buri yanjye naramufanaga byata yago namumenye niga senior 5 nibwo namumenye kuva icyo gihe yago naramufanaga ibiganiro bye mbireba ba Kadafi bamuharaye bajyayo buri gihe bamukunda nako nago bamuharaye nibwo nabimenye nibwo nibutse ko nzi interview yawe yo kwa Yago man urumva no kwa Yago barabivuga barabyandika nabyo abari bandika ari byinshi ariko nubundi nanjye sinakomeza kubiha umwanya kabisa ubwo bisanzwe nkajya mpura n'abantu bakabimbwira nyine mbigira izi gutyo ahubwo byongeye kuboostinga kuri habaye Twaje Fest niho abantu benshi twabimenye tugiye gukora igitaramo cye ngenda gutya bwo nibwo nyine nika ko ahubwo impamvu byabaye hari hahuriye abantu benshi bakunda YB baje muri project ya YB rero bitabizamuka gutyo kabisa njya kubona mbona ifoto ya mbere yanjye yasohotse mbere ko show itangira mbona ko hari abahanzi benshi bahanzi bose bari performing bari abapostinze ati aba bahanzi nibo bagiye guperforminga muri Twaje kunyarwanda nyine niyo yabapostinze ariko mbanza imbere yabo bahanzi ndavuga ibintu ko none nyine urabona bari bavuze ati abahanzi nabo bagiye gutangira igitaramo cya YB nibo bagiye guperforminga mbona kuri thumbnail mbona mbanjeho amafoto yabo arakurikiye noneho muri comment nabwo abantu mwese ngo YB yaje mu gitaramo byaradutunguye ngiye kunyarwanda ariko nabundi mbere yuko ngira kunyarwanda nagezeyo mbona igihe nyigira nyine muri show kumuva nyine mvuye kuri moto mbona Caspi ngira ngo uramuzi ukorera ku gihe Caspi ndamuzi Caspi ubwo barambwiye ati waje ukama ikiganiro nabwo twamenyanye kabisa turakubita ariko icyo gihe ibyo bintu byabaye show yatangiye ikiganiro kitarasohoka bwasohotse amafoto mbona nyine bitangiye gutyo kabisa ariko nge ahanini nabonye ikintu cyatumye nyine bita bituzamo inyogosho nyine nk'iya YB ahubwo nanjye urya munsi kuzuba iyo ujya kuza wiyogoshesheje gutyo nari guhita mbibona ariko ubu nibwo nabihaye umwanya nyine mpita mbibona ko mufitemo isura we na YB kabisa mufite ukuntu musa bya hafi shana kabisa naho byatangiriye mbona noneho mvuye mbona hari
twari video ya baby yasohotse none yahise bigira nyine viral cyane mbona noneho ibaze nyine nagire n'amahirwe yo kujya muri urumva narahageze mbona abantu bamwe muri famille nta muntu nyine mbona umuntu ahubwo byatunga cyane ni Sandrine Sheja bari kuri RBA twari twegeranye wumve ko nari nagiye muri twaje nari mfite gahunda yo kwigura agatike ko muri 5 ako birangira niciye muri VIP kabisa none se nabyo biri mu bintu byanunguye naravuze ni umujene okay twe twabigizeho deba turavuga ati niyo mpano yatigise hit bigera naho yishyura abantu bateguye kuko ntabwo yari VIP gusa nabonaga nyine mufite ni ubwo se wahita ni nka backstage nayigiyemo na backstage waruri no haba hari backstage y'abantu ba performance hari imyanya baba bafite niyo nakubonye mo tubigiraho deba byatari tuva niyo mpano yatigise tike yo kujya hari ahantu yavugije abanyamakuru nari nanayiguze naguze tike yo muri 5 niyo nari mfite na JP na JP twatiri kumwe arabizi nakaguze uri kumva abo twese byaje kurangira twese twicaya ese JP no kuko baje kunkura muri 5 wenda ndi kuvuga nyine byabaye ariko baje kunkura muri 5 hejuru baramanura njya kwicara ngo nyine urwo rugendo rwo kujya bagukure muri 5 hamwe hejuru abatanabona ndahazi barano ngo utahubonye amabara y'inkweto ngo ari n'ibyuma ngo ari giye muba muri kubwira ngo ngo The Ben se ngo yagiye gusavuye wose nyine uraje tozo murare nasejya ngunda kuzijyamo rwose nziko nafite 10 urugendo nyine rwo kujya baze kugukura muri regira byagenze ni ibintu byaje gute urumva uko biri kose isho yatangiye abantu bamenye ko abantu bari bashinzwe ibyo bintu nyine wenda bamenye ko nahageze umujama nagiye kubona mbona yari mu bantu bari kuri kwinjiza abantu mbona aje arambwira ati kuko yari yabonye ahantu nazamukiye aje arambwira ati aramanura nyine turagenda arambwira ati cara cyo kubona nicaye imbere ya Sandrine Sheja n'umugabo we ari kumva ariko n'ubundi narahageze nicaye abantu kajya mbona nyine mu myanya bari kundeba cyane ako n'ubundi nabimenyereye kubera ko nahageze mbona n'ubundi hanze imbere ko shetanye n'ino twari turi mbona nyine arakebutse arandi yaravuze ati wow nyine arabe ubona nyine biramugize twavuye aho rero tujya mbona hari umujama waje kundeba agati mwaciye hano se ducaho ngaho aribwo twajyaga backstage mbona nabawe naba Line Sano turanifotoza Juno Ishkevin yarabati wacana Ishkevin yari no mufite wa Buravani urumva hari bora yakoze performance ya chance zose nagize hari mwe no arambwira ati arya bayita naba VIP ya ni na Buravani mbanakoze amabara kabisa yakubona mbe zamuka ho kuri raporo kara Ishkevin namunatinyira bazi iki kintu urumva nyine Ishkevin arasabana byadanje bano baraperi bafite ukuntu baba ari abarasta ko na bintu byinshi baba baha umwanya tu urumva ni n'abahanzi nafanaga ibaze kwisanga muri saga utanatekerezaga wowe wumvaga ko wenda ushobora kuzahura nabo kubera imiziki ariko kuba watendinze show y'umuntu bakuvuga ko musa ariko wagiye gushyiraho dread gutyo ubizi neza ko nyine urumva nyuma usibye kumva abantu bari barabimbwiye nyuma cyagiye nkora bya biganiro n'abantu bambimbwiye nyuma ubwo habayeho nyine ubwo ndavuga ati noneho umuntu nikundira reka nitire akanyogosho kiwe nigire muri show kuko iyo nza kuba buriya ntavuze ngo ndi gutigita show mfite aboroga tuziranye kandi apostinga mba navuga ati twese mwese duhuriye muri twaje dukora video narijya no kubazaho Jay ni umuntu ufata gute kuri kariyeri yawe JP kuko murahorana kabisa buri body JP niwe mujama nyine dusa nkaho nyine tuba turi kumwe cyane tugahuza burani nkora imiziki myinshi nkana yimuha akayumva bati wakintu isohora iyi ngiyi nanjye yigeze kumbwira ngo niyo mpano ngo afite ngo imiziki ngo yadanje ngo nuko mbona adashaka gukora ubona nyine byamubabaje byata nyine mba mfite imiziki mfite indirimbo zigera mu 10 zirikodinze rero bura zose abazifite ahubwo nyine bavuga ati kukidakora ko nyine umusanga ikibazo ni ibiceri pe nyine niko bimeze Kigali na management biba bikaze ese wa mugani ku kintu cya management ni ibintu ubara gute
ndi gushaka management gusa nyine nagize imana kuri iyi ndirimbo Treasure mbona abantu bamfashije ari nabo bayikodinze babita F Music baransapotinga dukora video na audio n'abantu bashaka kubagana kabisa nayo bashishikariza n'abantu bafite studio nziza bafite ni label nziza wana batamo location bakorera Nyamirambo kabisa imbuga zabo zose bakoreraho ni F Music umuhanzi ushaka kubagana yaba yagenda kabisa akabandikira bagahuza bakamukorera ibintu bya danje rero urumva nibo bansapotinze kuri ya song yasohotse ariko ndi no gushaka abandi kabisa baze mwumvisha izindi ndirimbo mfite nyine nibumva byaza icyo nuko man urashoboye tu njye nitaye kuri pressure hari abantu nyine bavuga ngo this guy aririmba kubera Buravan ariko kuva wabona Treasure nabo bahise baceceka kabisa rero nicyo nkundira aba bloggers bo mu Rwanda umuntu wagusebeje niwe ugupromoting yabonye hari ikintu ushoboye blogger kabisa nyine ubu ni bakimbona kuri anagina ntiririmbira tuntu twa YB ndirimba no turimba twanjye duke akaba batse ese katari guhora imiziki nyine ko azahora muri ibingi bavuga abantu babiteraga comment bavuga ati umuntu ngo sohori zawe ngo sohori zawe ngo twumve ngo koko ngo niba nguzi no kwandika nkawe oya kuririmba deja bari barabyemeye kubera bumvaga live uburyo waririmbaga live mu biganiro bakumva muririmba kimwe bo bashaka noneho ingoma yawe tu bari gushaka ngo sohora indirimbo yawe ndayisohora shacyazi iyo nkundura yavuyeho nta muntu usibyandika kabisa hanyuma niyo mpano yabaye umuntu kinyuma yatwaje Fest nge mbarako niho urugendo rwawe rwatangiriye kabisa urumva yabaye niyo mpano kuko wenda navuga ko nubwo nafite abantu benshi banzi ariko niyo cyaba igihumbi ibihumbi ijana baba ari benshi kuko buriya babara ko noneho ku ndirimbo ubundi ngo kuba inshuro 10 kubera ko usanga dushobora kureba nkuko turabona ko turi muri studio turi benshi ariko dushobora kureba indirimbo imwe kuri mail ubwo nyine umuntu uzumva mwinkorora ni ya Papa Gigi foto zabeshyira cameraman urumva dushobora kurebera indirimbo imwe hano kuri TV ariko ari email imwe byitwa ko ari umuntu umwe wayirebye kandi twayirebye turi abantu benshi hano urumva mu bihumbi 100 bari abantu benshi ibihumbi 100 noneho ku ndirimbo biba ari ibindi kabisa noneho nijoro nsohotse muri Genesis nagiye kubona ngo harya ngo witwa nde nyine naho abantu mbona barasacinze mbona abantu barebye indirimbo yanjye abantu barayizi hari nabo twari duhagararanye baravuga ngo dore ngo ha mutipe ngo niyo mpano nyine man hari ahaboro iyo uhari nge nibwo mbona ko uri rasta byadanye na hano nyine na hano navuga ngo ngiye kujya show yawe yose bura no kwa Ben ejo ndi tujyayo ntabwo narapanze ntakiri nigira pe napanze kwishyura akagati gasanzwe narapanze kwigurira agati gasanzwe ariko njya kubona ntabwo mbona nicaye ahantu nishyuriye ariko urumva ni ikintu kiba kiri kugenda kibera ko umaze kugira abantu ariko arakantu ukora nkunda tu kwatendinga amashow event zo mu Rwanda kuko connection zose biba bigoye man ko connection wayikura ku rubuga niyo mpamvu uzasanga abantu bari muri kariyeri imwe ugasanga umwe afollowingwa n'ibihumbi 100 undi afollowingwa n'igihumbi ariko ugasanga hari chance wa wundi ugenda abona wa wundi atabona iyo ujya ahantu hari abantu live birafasha byatari kabisa shano kuri nshima Imana ko nk'ubu urabona nshobora kujya nko mu gitaramo ugasanga nk'abanyamakuru benshi turi inshuti tumaze kumenyana baranze bati igipeti cyacu noneho ukumva ahantu nyine aba blogger nyine ugasanga tumaze kumenya ubyo ngibyo no gusuka mfite amafaranga nabahaye ubwo no guhuza nabo baza kuko njye mfata umwanya nkahuza n'aba blogger tugahura nko mu hantu nyine tukiganira bisanzwe tu nendaga no kubikubazaho approach wabonye nyuma yatwaje Fest ama new approach wibuka nkatatane kuko ndabizi ko yabaye menshi byatari cyane ni benshi ko nabonye abantu nyine wese yiye ko abanyana bashatse kunsinyisha ariko ndabyanga kubera yuko kubera ikisoho byanze mara nyine hari umuntu uza ukabona arashaka gukura yishira asha nyine bitewe n'amafaranga yibwira yuko umeze nk'igipeti kiguye nyine kuba nyine ufite inzara iki gipeti abantu barakimenya kanyifatirana urabona hari ibintu abantu bamenyereye nka abantu dukwikiye bihangane ko ngiye gutanga urugero nka tuvuge nka bajoyeze
nk'abo ba Dorimbogo nkube nabonye Joyezo ariko rirango baramuriye nyine ngo abantu bamufashije wabonye ejo bundi ni Nyarwanda yasohoye inkuru ngo yakango na Nzovu ngo ni ya mihini ivunikira imyuko nyine bashaka kuvuga ko hari abantu bahise baza bamfashe muri uwo mujyi ngo ndi umuntu boostinze byatangiye ngo bahite bagufatirana nawe ngo nyine bahite bantwara uko bashaka kandi kibi cyabiriya biboro ni birakuzimya manje kuko nk'ubu nabonye nyine nabonye wanyaproche nawe ati se ngo hangahe uko nyine namwe ati wese mbwe ati musinyishe nkuha amafaranga ngahe unkorere cover z'indirimbo za Bravani zigera muri 20 ndavuga ntago nabyemera uko bari kumfata nk'umuhanzi n'ubundi uririmba indirimbo ya kandi nawe ushaka kuzarimba indirimbo zawe nibyo hari umuhanzi byabayeho Silvizo buriya ni umuhanga bya hatari Silvizo ni umuhanga mu myandikire no mu miririmbire ariko kubera kumumenyera mu makava n'amaparodi nibyo bintu tumuzima afite nk'iriya ndirimbo iriya Yena Fireman wabonye ukuntu ari nziza mani nyine urumva iyo tumenya mbere nk'uriya twabonye ariko n'undi usanga nakimubwira ati duhe cover turashaka cover asohoka indirimbo kujya barebiye bakamusaba kava ngo yabana kava yingi rero urumva ntanjye nese nanga ko bamfata gutyo nabati ubwo umuntu yaravuze ati niba wenda ati ngere nashaka ko dukorana kuri ibyo bintu kurumva yari ataranyumva mu ndirimbo yanjye ngabe yanyizereramo ariko kumva ko nshobora kwiganiza YB nkazibasha ati tuvugane nkangahe dukore video nziye nzisira kuri muze yanjye bene ngongo abashaka kugucuruza umuntu udashaka kumenya ikintu kikuvamo rikumva abashaka kugucuruza ndavuga ni rero ntago nzi wenda amafaranga wama ariko nari nifite n'inzara ndavuga ariko ntago nabyemera ndavuga ndashaka gukora ibintu byanjye pore uko binje nakoraga kava ka YB nkakishyira kuri channel yanjye ariko natari ukuvuga ngo nyine ngo tugiye ngo tuvugane ngo umuhe nka 20 ibaze none wumve ngo umuhe album ya cover none z'indirimbo ibaze nyine ndumva ubundi ubwo ariko kuyishyura ngayo man uri kumva ndavuga ntago byakunda mbona n'abandi mbona undi nawe arazanya approachinga mbona tangiye kuba ibibazo aravuga ati se dukorane ndajya nka 20% ibyinjiye YouTube channel yanjye nyine kuko abantu imihanda igiye maze hari abantu baba baregeye man nyine hari umuntu utazi niyo mano wa mbere uzi niyo mano yabonye muri Twaje Fest niho nyine bose ndabaraza ndabareba tunda bihorera urumva nyine nagiye mbona abantu banyaprochinga benshi ariko nyine nkabona bari gusa nkaho bakura bishyira gusa nyuma y'izo approach natwe twari tukuzi before ubona ko after hari ikintu cyahindutse kuri niyo mano even physically n'iki ubona ko hari ikintu cyahindutse harimo izagize umumaro kuko urumva ntago wakora indirimbo n'ubundi usanga hari anagiye mbona bakaba nambwiye ati ndagukunda reka nkukorera iki n'iki reka washobora no kuba ati ufite shuti reka wenda nkukurira amazi kuri shuti cyareka nze mu deplace njya mbona arizo service abafana bakunda gutanga ntago nari nzi kuba ntabona umuntu wenda uri muri Amerika ariko yakuba ati reka nk'amadolari 100 nakunze n'undi ibintu byawe urumva nyine ni hari zagize zigira akamaro usanga zinamfasha kuri codinga ari ibihangano mfite bumbitse by'ama audio nanabwira abantu nyine umuntu wese umuntu umva washora kabisa umuntu ubona ko hari ikintu cyamvamo kikaba cyagera ku bantu kikaba kizima kikaba cyabyara umusaruro yanya approaching mu bishimizi kimfite nifite ama audio tu kaza kayumva ko batireka duhere kuri iki ngiki dukora ariko ataje avuga ngo ikuri yishyira nka bose bagiye baza kabisa mukaba mwana yikorera ama video ayo audio hanyuma niyo turimo turagana ku musozo ndagira ngo utubwire niyo mano wahazaza none twitega iki kuri niyo mano uriya nizerera mu mipango y'Imana nkeka ko ngenda panga ariko nubwo napanga hari ibintu Imana biri gupanga Uwiteka nawe ababara shura no kumva ejo nshiye gashene nanjye ari kumva ariko nta muntu wipangiye uko biri kose mvuga ni ejo hazaza none ndashaka kuba ubuzima bufite intego kabisa ko nanjye niyo mpano azaba umuhanzi bavuga bati twatumiye nyine muri tuvuge habaye show irimo Ben irimo bande nabande na niyo mana kaza kuri iyo line rero nanjye nifuza kubaho ariko nukuri kw'Imana kandi ndi gukora cyane ngo nanjye nzatera ikirenge mu cyabakuru banje harya Twaje Fest ni ingaruka mwako nabonye izi zagenda ziba hari na EP ya YB igiye gusohoka
cyashya kabisa ahubwo ntabwira abantu tuyitegure izabiryoshye kabisa njya yibishko nakubona muri imwe muri ziriya show zawa yibi kabisa canyeka ko sinzi ariko ntago ntayiburamo ko n'umuhanzi nkunda tu niyo turi gusoza ikiganiro cyacu gusa nago natwe tuba dufite abaterankunga badufasha umunsi ku munsi niyo mpamvu babonyemo hano inyuma harimo ijambo Felicien Auto Spare Part bacuruza spare part z'imodoka za made in Korea bacuruza amamodoka made in Korea bakanayakora bafite igaraje ryiza cyane riri novo model upana ya magaraje ugenda bakanyuza ngo masupana n'ibikibo bahambura imodoka bazi kirwaye ngo hari igihe ijyana yapfumutse ipine bagahambura moteri kugira bagutinze bo barabikwereka imodoka irwaye iki bakayigukora kabisa niba hari umuntu ufite imodoka ya made in Korea nagane muri Felicien Auto Spare Part dukora hano Gikondo CGM n'ibikoresho byayo ibyo ari byo byose kuva ku kinyoteri kujya kuri moteri uze tubiguhe kabisa niba yagize n'ikibazo uze tuyigukorera naha dusoreje ikiganiro cyacu rero mwakoze kudukurikira kuri Inendaruti TV show mukomeze mukore sub comment na share kugira ngo dusapotingane niyo mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kabisa shano kuri kw'Imana nishimiye kubana namwe kandi nakagarukanye ngira ngo aha ni mu rugo nzajya nzakuza kabisa wagize tukiganirira nzanga tumene habiri kabisa